turahimbaza umunsi mukuru w'umuryango. Iyo munsi Kiliziya yashyizeho ihereye ku munsi wa Sebane, maze Kiliziya igira iti uriya abantu ba mbere bakundana n'abashakanye. Nuko uwo munsi rero Kiliziya yita umunsi w'umuryango. Ndashaka kubanza kugira abantu nshimira rero mbere yo gukomeza. Ndagira ngo abantu bicaranye umugore n'umugabo kuri iyi misa bahaguruke nanjye ndasabira abashimira umuntu. Aho bari umugore n'umugabo bakaba bicaranye mu misa, muhaguruke nanjye ndasabire abashimira umuntu. Muyabambere. Nari igiye kugira igishusho cyo kuvuga ngo abantu baje mu misa bakaba bicaye kuri umugabo uri bahagurutse ariko ndakihoreye. Nta mpamvu yacyo ariko uyu ari kwanga. Bavandimwe kuri uyu munsi mukuru w'umuryango, ndagira ngo mu minota mikeya tugire ikintu twazirikana cyane cyane dukomeza ku bashakanye. Mwari ko abashakanye isakaramentu ry'ugushyingirwa bahuza ari umugambi w'Imana. Mwari muzi yuko atari ubushake bwa muntu ko ari Imana ihuza abantu babiri ikabahuriza mu isakaramentu ry'ugushyingirwa bakaba umwe. Mwari muzi yuko ibyo biri mu mateka ya kera kuva Imana iharira abantu ariko yabigenje. Igihe yavugaga iti si byiza ko umuntu aba wenyine, ngiye kumuremera bamufasha bakiranye. Ni ukuvuga Imana igatera umuntu gusinzira, agafata umuntu wabuze, agakora n'umugore akamushishiriza. Umugabo akiyabwira akavuga ati uyu agize umugore kuko mu rubavu rwanjye ariho avuye, aricyo gituma umugabo adaseserera akizirika ku mugore we, bombi bakaba umubiri umwe gusa. Bavandimwe, ibyo byose rero ni Imana yabishatse. Burya Nyagasani yamuhaye gushinga urugo ntabwo ari ubushake bwawe, yaba ari ubushake bwawe ntabwo byari gukunda. Ni Imana yabahuje. Imana iyo yari ifite umugambi wayo maze irabahuza. Imana niyo iguturira agatoki, Imana iguterera umufasha, kandi ibyo bikaba bifite amateka mu gitabo cy'intangiriro ubona ko mu mutwe wa 2 umurongo wa 18 kugera ku murongo wa 26. Imana rero yifuza ko abashakanye bahora bishimye. Imana yifuza ko abashakanye bahora bizihiwe mu rugo rwabo. Bavandimwe, icyo gihe ngo umugabo yiyabiriye arishima aranezerwa kurusha ikindi gihe cyose yari yarishimye ari kunezerwe, kuko Imana yamuhaye umuntu bafatanya, Imana yamuhaye umuntu buzuzanya, Imana yari yagize kumwe rwose. Niyo mpamvu umugabo byamushimishije. Ndagira ngo uyu munsi rero mu magambo makeya tuzirikane bavandimwe n'icyo twakora kugira ngo ingo zacu zihore ari nziza, ingo zacu zuzire ishema ryacu koko, maze ingo zacu nk'uko bakunda n'umugabo muri iyi minsi zihinduke ijuru ritoya rya hano kuri iyi si. Icya mbere rero bavandimwe, abashakanye ntibarangwa n'urukundo rudahitana n'igihe. Kwisiza kure abashakanye ntibarangwa n'urukundo rudahitana n'igihe. Mbega ukuntu abashakanye baramutse baranzwe n'urukundo mu rugo rwabo, mbega ukuntu abashakanye mu rukundo bagize intego bagira urugo bwiza. Urwo rukundo rero rwashakanye bavandimwe, nimwibuke ko ijambo ry'Imana rigereranya n'urukundo Kristo
muri makundi Kristo yavuze Kiliziya akayitanga kugira ngo bazayirikane imbere y'Imana nta bantu nta n'ibintu bavandimwe nimukorere urukundo kandi urwo rukundo rwanyu rube urukundo rw'igihe cyose rube urukundo ubuzima bwanyu bwose n'ubwo abantu bagiye gushakana bakaza imbere ya Kiliziya y'Imana babisezeranira ku mugaragaro umwe abwira mugenzi we ati jyewe runaka ntibivuge umugore ntibivuge umugose kandi gusezereje ko bazabibukira mu mibereho yanyu yacu yose ari mu mahoro mu makuba waba ubuzima cyangwa urwaye ku buryo nzakunda kandi bakora iteka ryose kugeza gupfa. Abavandimwe rero nimukomere urukundo uwo Imana imuhaye muhamagare gukunda kandi urwo rukundo rukava mu magambo rukaba nta rukundo rwo mu bikorwa rukaba nta rukundo ruto ruranga abo Imana yahuje mu isezerano ry'ugushyingirwa. Bashakanye rero mukorere urukundo ruzi urukundo rwanyu nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Imana ni urukundo kandi Imana ishaka ko natwe abana bayo dukundana bazifuriza noneho abashakanye gukomera kuri urwo rukundo. Bavandimwe kandi rero icya kabiri abashakanye ntibaharanire gushyira ibyishimo mu rugo rwabo. Kristo Yesu akuzwe bavandimwe. Abashakanye ntibaharanire gushyira ibyishimo mu rugo rwabo. Mwashakanye kugira ngo mufatanye kwishima, mwashakanye kugira ngo buri wese afashe undi kuzajya mu ijuru. Niyo mpamvu gushyingirwa kugira ngo ari umuhamagaro ugamije gufasha mugenzi wawe muri uru rugendo rurimo tugana Imana. Mbega ukuntu Imana yifuza ko abashakanye bahora n'ibyishimo mu rugo rwabo. Buri wese akabereka impamvu yo kwishima, buri wese akabereka impamvu yo kugira amahoro mu rugo. Buri wese urugo bahahari aho kuruhukira. Kubigeze kubaza umugabo bati mbese wamugabo we kugira bitandukanye. Mugihe yicaye mu kabari ku gitebe kirekire arimo areba umupira urarangira arangije arasaba ati ntuciremo n'aka gapira. Bati nta yindi mipira ari buri munsi ati ntuciremo wanjye kubera ko yasanga ntajya mu rugo ntajya mu rugo gutera amande muri aya masaha ndagiye saa sita y'ijoro umaze kumana. Kristo Yesu akuzwe bavandimwe. Mujya mwibuka yuko abashakanye bagomba buri wese guharanira ibyishimo bya mugenzi we. Si umuntu kera wavugaga ngo ntabwo ntazi neza kugira ngo baririmbira agateka kamwe gusa. Uwo muhanzi wa kera yagize ati kuki nta munsi w'uburyo kuko n'Imana yateye kuki nta munsi w'uburyo kandi ariwe mahoro yanjye. Ntabwo bishyiriye ntabwo bisa abandi uwo bashakanye ntabwo byaba. Vuza impundu ushime Imana kuko n'Imana ndamuhaye. Haranira kwera ibyishimo mu buzima bwanyu bwose. Bavandimwe kandi ikindi abashakanye bakwiye gukora kugira ngo bahore bishimye urugo rwanyu runyuramo isengesho. Kristo Yesu akuzwe. Urugo rwanyu runyuramo isengesho. Iryo sengesho rero mu rugo rwanyu, iryo sengesho murikoze abana Imana yabahaye. Dore ko Imana niyo yahaye abana ntabwo ari abandi. Abana ni ab'Imana yubahwa nabi ariko mugomba kurera Imana. Abana rero iyo bakwiye muri iryo sengesho bavandimwe icyo gihe
ugenda ukora mu ngo zacu ubu ngubu mpamagaye abaza abantu bajyana n'igare nimugoroba bashakira abana babo bagasenga wasanga ari barwa bavandimwe jugujugu yari kuri iyi si ntizatwambure ibyo byiza byatuma tugira imigozi ikomeye isengesho mwongere musubire ku isoko maze isengesho ry'umwanya mu ngo zanyu ry'umwanya mu ngo zanyu tugiye nawe ushobora guhurira mugasenga jya nshimisha n'ukuntu iyo ngeze mu ngo z'abakristu ugasanga bafite akumba bahuriramo bagasenga ku mugoroba cyangwa mu gitondo ubona ari ibintu byiza iyo bajije abana imyaka myinshi abana 25 abafite yure y'imyaka 50 abafite 50 n'abashakanye icyo bazakubwira kwihangana nta yindi bavandimwe abo gusenga bavandimwe rero mwongere ntarire ushyitse isengesho mu ngo zanyu ndababwiza ukuri rwa rukundo twahoze tuvuga bya byishimo twahoze tuvuga nta hantu byaturuka niba abashakanye badasenga wareba abashakanye bakabana bakunda Imana kandi nabo bagakundana mu kinyarwanda bavuga ngo hazaza kwitana amahembe niyo mpamvu isengesho bigomba guhora mu ngo zacu kugira ngo tugire ingo nziza ingo buri wese yishimira kubamo mbese ingo wagerana n'ijuru ritoya hano kuri iyi si bavandimwe rero turavuga ibiri muri iyi minsi hari ibintu byinshi biri gusenya ingo nimurebe ukuntu amakimbirane bavandimwe agenda yiyongera mu ngo zacu ukabona abantu babarenga rimwe kugira ngo baratumva ihangane tuzagenda abaturage kugira ngo uzabone cyumweru kumvise ahantu umugore yishe umugabo cyangwa umugabo yishe umugore byaba ari ibintu ntaza bidakunze no kubaho kubera icyo bavandimwe amakimbirane akomeza kuba mu ngo zacu bavandimwe biterwa n'uko abantu biteguye ko gushima no ubushake bwabo aho hari Imana yabahuje bakwibuka ko bagomba kubana mu rukundo ahubwo bakabona ibintu byo guhemukirana ugasanga bifite ibintu byo gusuzugurana ugasanga byari basezeraniye ko hari bagiye guharanira guhanahana guhanafashanya guhana mudahemuka ugasanga barabyinagijwe mujye mubona gusigana byasezerano ntagire umubare wa kiliziya imbere y'altari ntagatifu uyu munsi turagerageza kutagendera mu kigare abandimwe abantu benshi bari mu kigare ukabona icyo kigare kirasenya ingo z'abakristu z'aho bari bakwiye gukora zimeze neza ukabona ikigare cyasenya ntibibe kugendera mu kigare uko mugenzi wawe wabayeho ntabwo wenda wowe wageraho wirinde kwerekana ko byarangiye ujye murebera ko babishoboye kandi bavandimwe bahari niyo namwe uzarebere uwo nguwo bavandimwe ikindi kigenda gisenya ingo buri munsi ni uko biba ari inshingano kubera iki umuntu bashobora kwibagirwa ko afite inshingano zo kuba umutware w'urugo ko afite inshingano zo kuba umugabo mu rugo burya kwitwa umugabo kwitwa umumama kwitwa umugore ntibijyana n'inshingano ni ukwiye rero kwibagirwa inshingano zawe aho usanga abantu bahisemo kuzereka kuri bagenzi babo ugasanga inshingano zawe z'umugabo zagiye ku mugore ugasanga umugore niwe byose ugasanga nawe inshingano z'umugabo nazo z'umugore ugasanga umugabo wazifashe ibyo bavandimwe igihe yasenya urugo muri kino gihe ikindi bavandimwe ni ukutanyurwa bavandimwe nimuharanire kunyurwa mu ngo zanyu nimuharanire guharanira yuko uko nyagasani yaguhaye kubaho ugerageze kudusengesho byawe uharanire nawe gushakashaka ubuzima bwawe
yirera bandi ahubwo haranira ko uyu munsi nawe ubwawe intera mugenzi wawe yagezeho wayigeraho ariko kunyurwa bikaba ikintu cy'ingenzi kigomba kuza mu ngo zacu. Bavandimwe rero tuba twibutsa twa tuntu dutatu Papa Francis yashyizeho uburere dushobora gutuma ingo zacu zihora zirimo ibyishimo, ingo zacu zikomera, n'urukundo rwawe rugakomera rwogera mu ngo zacu. Papa yatubwiye ngo mu ngo zacu ntihazabure akajambo murakoze. Kristo Yesu akozwe. Murakoze akandi kajambo Papa yavuze ni ukuvuga ngo mubabarira. Akandi kajambo Papa yatwigishije ni inyemerera kuja mu twago dutatu dushobora gukomeza ingo zacu. Akambere ngo murakoze. Muvandimwe iyo wibuka buri munsi gushimira uwo mwashakanye Nyagasani yaguhaye kandi byinshi byatumubwira ngo murakoze. Ibyo watwigishije maze atubwira atari kugira ngo umuntu ategurire amafunguro acanibabura yamutwite ahakira wenda yigenye amaraso arava ntabiguha cyangwa se kuvuga ngo harimo umuntu nta basera uragira kumubwira ngo wakoze kumwegurira aya mafunguro. Bavandimwe ako kajambo murakoze. Umuntu yamubyariye umwana unaniriwe kumubwira ngo urakoze. Umuntu yakubereye umugabo unaniriwe kumubwira ngo urakoze umugabo wawe kumvita. Bavandimwe tukoze icyitegererezo n'uburyo uyu munsi nabukeye murabizi imana y'inteko. Uyu munsi muze kwibuka kuri uyu munsi mukuru w'umuryango muze kwibuka mureba neza hari byinshi byatuma kwibuka kuri uwo mwashakanye ati warakoze cyangwa wakoze. Kandi yibutse rero babwire ngo mwakoze cyane kuza muri iyi misa. Bavandimwe ijambo akabiri naho kubaho ngo urugo rwacu rurakomera n'imbabarira. Mu Kinyarwanda barimo bavuga kutubwira yuko ntazaza nitana amahembe. Mu Kinyarwanda ko mu buzima bwacu buri wese ashobora kuba mu kosa runaka kandi nta kosa na rimwe uwo mwashakanye yabamo wowe utangwamo. Muvandimwe jya wibuka kubwira mugenzi wawe igihe hari icyo wakoze kitagushimishije kumubwira uti mbabarira, nawe ateye kuri ruhande akakubwira ati ndakubabariye. Rero ukuntu abantu urugo rwabo barakutuka mbabarira ndakubabariye, mu rugo rwabo haba ibyishimo, urugo rwabo bahora rufite umunezero nk'uko ijambo ry'Imana ridusaba. Ikindi bavandimwe akajambo ka gatatu niyemerera. Abashakanye muhamagara kuganira kandi kuva ngo biseye kuganira ko bwije uko bukeye mukagira umwanya wo kwicara mu kuganira ku kintu runaka. Mbese abashakanye bagomba kugaragaza umugozi umwe. Burya Imana yabahuje irabahuza muri byose bivamo umuti babiri aho baba bahaye umuntu umwe. Ahantu rero Imana yahuje abantu Imana yagisuke ikintu kigomba kubaranga mu kuganira, maze buri wese agafasha umwe kugira icyo ageraho. Ntabwo akajambo rero nyemerera muri iki ngiki, nyemerera ajya hariya, nyemerera gukora kino. Bavandimwe abagera kuri urwo rwego usanga mu rugo rwabo hari ibyishimo. Hari byinshi twavuga rero kuri uyu munsi mukuru w'umuryango ariko n'ababyeyi aha ahubwo twongere twifurize kugaruka ku isoko. Turifuza rero ingo zacu umugisha, turifuza ko ingo zacu aho dutuye zaba ingo zirangwa n'ibyishimo, ingo zirangwa n'urukundo, ingo zirimo amahoro, ingo zifite Imana muri rya sengesho
isengesho rya buri munsi. Ndabifuza rero abavandimwe gukomeza kugira ingo nziza zabo ureba bazi kuko icyitegererezo kuburyo abakiri bato bavuga bati dore runaka neza runaka ko bubatse natwe tutere intambwe dushinga urugo kandi natwe bwashoboka. Ndabifuza rero ugiye kubifuriza umunsi mukuru mwiza w'umuryango. Nyagasani Yesu n'abana